umwihariko wa hano urabona twazanye plastic surgery. Abarwayi benshi bagombaga kujya i Kigali, ibaze kuva hano ukagenda amasaha angana kuri ugiye i Kigali uri umurwayi udafite umuntu hariyo uzakwakira, nabyo byari bigoye. Mfite ikibazo cy'inkovu mu gatuza, nayo maranye imyaka 11. Inkovu yari yarabyimbye ariko indya cyane. Nayo narivuje kuri centre de santé nivuza ku mahopitali atandukanye. Bari n'ubundi bari butwereze i Kigali umuntu akaba yahabagirwa, ariko imbogamizi zarayibuwemo ubushobozi cyane nk'umuntu udafite famille i Kigali. Ndashimira cyane rero ubuvuzi bwa hano iwacu i Karongi bwatuteganyirije serivisi z'inzobere kugira ngo zitugereho zitworohereze. Ubu ngubu bimeze neza, nta kibazo, mfite icyizere ko bizakira. Duhereye mu bumenyi, hari iyo specialite yihariye twavuze ya plastic surgery and reconstruction. Uwo muganga rero baramutuzaniye, tumaranye iminsi abaga. Umuganga ntabwo dusanzwe dufite, mu busanzwe abarwayi abarefera tukabohereza ku bitaro bikuru bya CHUK kuko ariho akunze kuboneka umuganga wa plastic surgery. Ikindi ni ibikoresho bitandukanye n'ibyo dusanzwe dukoresha hano. Hari ibyo batuzaniye biniyongera ku byo dusanzwe dufite, byose bikatworohereza mu gutanga serivisi. Hari ibyo twari dusanzwe dukora hano, ariko iyo ukoranye n'abandi baturutse ahandi hari experience ugira mu buryo bakoramo, ukabasha kongera ubumenyi mu byo wari usanzwe ukora. Ikindi hari ibyo bakoze bitari bisanzwe bikorera hano, icyo gihe tubona umwanya wo kugira ngo kunguka ubwo bumenyi nabwo tubwongere mu bwo dufite. I'm Dr. Laura Tamala. I'm a plastic surgeon and a hand surgeon for many years. I'm coming from the northern part of Germany. I worked for several years in a very big hospital with lots of traumatic injuries, especially of the hands. So, in my opinion, it's very necessary to show the younger doctors and even maybe also the older doctors here how to do it. For example, I saw lots of scars, like contracted scars. I saw lots of keloids and all these problems after burning. And it's not that difficult actually to repair it. But there's just a special know-how and also a special knife, for example, we use, and I can show it my colleagues or to my colleagues. And we also see the results later on. So it's quite nice, and even I do a lot of skin flaps, and I show my colleagues how to do it. And yeah, that's quite nice to exchange the knowledge and to give also my knowledge further to my colleagues here. My name is Dr. Matthias Tomala. I am a leader of the Via Cordium mission to Rwanda, to the level 2 teaching hospital in Kibuye. And I am very happy to be here with my team, with Dr. Laura for plastic surgery and our team of 9 persons. For us, most important is to organize projects for exchange the experience. We would like to learn each other. And to have a good project, surgery project, especially for abdominal wall, for very complex, very difficult operation of the abdominal wall. And we do it also with our friends from Rwanda, with the surgeons from Rwanda. And we have a very good surgeons here in Rwanda, very young surgeons. And we try this time, this is our pilot project, to get know, to build friendships here, and try to develop the surgery and the future for laparoscopic surgery. Inzobere z'umuryango wa Rwanda Legacy of Hope zadufashije mu by'ukuri kwegereza ubuvuzi abaturage, aho twajya dukenera kohereza abaturage cyangwa abarwayi i Kigali muri CHUK gukorerwa iyi serivisi ya plastic surgery. Cya kabiri, bari kudufasha kongerera ubumenyi abakora umwuga w'ubuvuzi, haba abadogiteri bari resident bari kwispecializa, ndetse n'abanasi bakora muri serivisi yashirije, ku buryo mu by'ukuri hari icyo bari kunguka.
turateganya kugaruka vuba mu kwezi kwa 9, ariko mbere yuko dutangira department ya plastic surgery turashaka gutangira department ya laparoscopy gynecology. Ubu tugiye gusubirayo dushaka ibikoresho noneho tubizane hano ku Kibuye, noneho ababyeyi batuye muri kano gace nabo bakoroherezwa. Now a little more enthusiasm.